Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Gitifu w'akagari, umukuru w'umudugudu n'abanyerondo batatu batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha ribo bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no kwica. Kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa yine z'amanywa nibwo abagabo bafatwaga bavuga yuko bibye inka. Mu gufatwa bazanwa mu kagari barabakubita, umwe ahaburira ubuzima ndetse abandi barakomereka. Ni mu gihe abangaba bahise bajyanwa mu bitaro kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ubugenzacyaha bwahise buta muri yombi uyu mukuru w'umudugudu, buta muri yombi bano banyerondo batatu ndetse n'umuyobozi w'akagari nawe atabwa muri yombi. Ariko umuyobozi w'akagari asobanura yuko we atigize akubita bano baturage, ahubwo we yarari mu biro ndetse mu gihe yavugaga ngo bacisheho akanyafu, icyo azira nuko yavuze ngo bacisheho akanyafu, ariko we ntago yigize abakubita habe namba, ahubwo aba banyerondo bo babakubise bafatanyije na mudugudu. Nge nitandukanyije nabo ku byaha bakoze byo gukubita abaturage bakabagira interi, ubwo bari babazanye mu kagari kugira ngo babafunge ndetse kuko bakurikiranwagaho icyaha cyo kwiba inka, ariko ntago cyabahamaga. Kugeza izi saha rero uyu mugitifu nawe yatawe muri yombi mu gihe hagikorwa iperereza wamenye neza nimba bano banyerondo na mudugudu aribo bishe uyu nyakwigendera bamukubise, nimba gitifu nawe yararimo, nimba gitifu yatanze itegeko nawe n'umufatanyacyaha araza gufungwa. Abaturage bavuga yuko n'ubundi uyu gitifu yarasanzwe akora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ubwo yajyaga kumwaka serivisi akabanza kukwaka ngo amafaranga ngo ya ejo heza. Ayo mafaranga ntago yayatangaga, ahubwo yahitaga yishyirira mu mufuka wiwe, ahubwo nayatange wajya kureba muri system ugasanga ntago ya mafaranga yawe yageze muri ejo heza. Bivuze ngo yahise abaturage bese batanga n'indi dosiye. Bavuga yuko rero uyu nguyu ndetse ari nawe wakubise cyane bano baturage, gitifu ni wakubise cyane bano baturage ndetse arabakubita cyane. Ayo nama atagira ngo kuvuga yuko atigize akubita bano baturage, akagomeza ashinza umukuru w'umudugudu ndetse n'abanyerondo. Abana banyerondo babajijwe bavuga yuko gitifu yaje akabakubita ndetse akahita atanga n'itegeko ngo babakubite ngo babamaremo agasuzuguro. Nibwo rero bakubise bano baturage, umwe ahaburira ubuzima dore ko yari afite indwara ariyo yatumye apfa. Bamukubise bagira ngo ni bya bindi byo kwirwaza, yikubita hasi niyabyuka, ariko yari afite indwara. Ni mu gihe ari kwa muganga, ari mu bitaro, nawe bari kumusuzuma ngo barebe icyamwishe, nimba ari indwara cyangwa ari izo nkoni yakubiswe. Ibisubizo byo kwa muganga nibiza kuza ndaza kubibasobanurira, ndaza kubahereza uko bimeze. Ni mu gihe abaturage basabye ubugenzacyaha ko uyu mugitifu yafungwa akamburwa na lisasi yiwe asanzwe afite ndetse diplome yo bakayikasoringa bitewe n'ibikorwa akora ndetse bitewe n'ibintu akorera mwa kano kagari ka Inkingi, akarere na ka Nyamagabe, bitewe n'ibintu akora binyuranye n'amategeko, dore yuko abaturage baherutse no kumushinza kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza yabahaye bamuhaye, ndetse kubera ko aya mafaranga bayishyura ku kagari ngo bakabashyira muri system, aya mafaranga ntago yigize atangwa. Abaturage bavuga yuko rero baba bari mu karengane ndetse umugitifu abarenganye cyane, bamuhane ndetse banamwambure lisasi we diplome yo bayikasoringe ndetse bamwambura ubushobozi bwose afite, kubera ko ibintu yakoraga binyuranyije n'amategeko. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kayonza. Mu karere ka Kayonza nk'ahazwi Muhazi Modani habereye amahano akomeye cyane, ubwo abagabo bajyaga koga bari kwinjoyinga life, umwe yaje gutebera mu mazi ahaburira ubuzima. Abashinzwe umutekano wo mu mazi nibwo batabariye aho hafi bamukuramo, ariko bamukuyemo yitabye Imana. Ni mu gihe abafite hano hantu basohokera basabwe kuzajya baba bafite umuntu wakura abantu mu mazi mu gihe yarohamye, kubera ko impamvu yarohamye akaburirwa irengero nuko nta muntu ufasha koga abantu hano uba uhari. Bavuze ko rero bano bantu bafite ibikorwa hano ku mazi bagomba kugira umuntu ufasha abantu kwibira kugira ngo batajya n'ahantu harehare bakaba bamira nkeri. Nuko rero umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 yaje kuhaburira ubuzima. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimba ariko bwa mbere ugeze ko
umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mwumva nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nari mperereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi. Ndabakunda, Imana ibaha umugisha, ubuzima buzira umuze. Nizere ko mumeze neza, batameze neza namwe Imana iraza gutuma mumera neza. Ndabakunda.